nongeye kubasuhuza abakurikiranye rero isomo ubushize natanze ku bijyanye no kuva mu myenda. Kimwe mu byo twavuze ni uko tugomba gushaka uburyo ki twakereya income yindi ku ruhande idufasha kugira ngo twihutishe tuve mu myenda twirukanka. Okay, nahisemo rero ko ntangiye kubaha ama ideas atandukanye yabafasha gukereya extra income buri cyumweru cyangwa buri minsi 2-3 uko mbishoboye ko mbonye umwanya nzajya postinga ideas bitewe na industries zitandukanye. So nk'ahangaha n'urugero ndashaka kubereka niba uri umuntu uzi gukora graphic design nk'abantu bakora za website. Iyi ni website njyaho abantu bakankorera utuzi dutandukanye, right? So nk'ahangaha iyi website yitwa freelancer.com, ariko bankorera ama design rimwe na rimwe nk'ibishya 60, 40, 10 bigenda bitandukanye, right? Ariko icyo ubona nuko amafaranga agenda atandukanye abantu bishyura. This is just me. Hari benshi cyane hari hanze bishyura kuri service nk'izi ngizi. So niba uzi gukoresha Excel, urabona iyi ni Excel nasabye umuntu ko ayinkorera nishyura 95. Excel ni akantu koroshye gukora ariko nta mwanya nari mfite, so njya online nk'umuntu arabikora abona amafaranga 95. Kwandika page $80. Project design yari graphic gusa, gukora page imwe designinga $170. Katurebe izindi hano. Ahangaha ni ibyo bita SEO cyangwa photoshopping. Niba uzi gukora Photoshop $100 urabona ko nongeye nkamuhana yandi 30. So mu yandi magambo birashoboka gukora extra niba uzi gukora design, niba uzi gukoresha Excel, niba uzi kwandika ama blog n'ibindi bitandukanye, right? So nuvuga ngo wajya kuri website yitwa freelancer cyangwa se ukajya ku yindi yitwa Upwork. So ni ebyiri nkoresha iyo nkeneye services zitandukanye. So binsavingira umwanya bikanatuma bigatuma noneho nanjye nkora ibyo ngomba gukora vuba. So nta excuses dufite yo kugera gute yo gukora business. Make sense? Okay. Reka ngaruke kuri ngiyi hano vuba. Urabona nkangaha recent jobs, all jobs, blah blah. Katurebe ndebe kunyereka job nakoresheje mu gihe cyashize. One second, it's coming. Web page content hano nakoresheje, cold email, bimwe na bimwe ntago wenda mushaka ko mufite ibibazo bijyanye na marketing mwambaza nkabasubiza nta kibazo. Converting my website. So anyhow, so ibi ni kugira ngo mbahe ideas ko niba ujya online ufite internet, ufite telefone cyangwa ufite computer, use it to generate more money.